iyo ikibi cyambitswe cyiza. Isomo twakura ku byabereye ku Gakiriro ka Gisozi. Ikiganiro mugezwaho na Ndimurwayo Jean Bosco, ku itariki ya 23 Nyakanga 2025. Ndabashuhuje abakurikirana ibiganiro bishyirwa kuri urubuga rw'injyana mu byiza. Mu gutegura iki kiganiro twifashishije amakuru twavomye ku mbuga nkoranyambaga nka netregrandire.com, cyane cyane ku bijyanye n'abana. Twifashisha kandi urubuga ericris.fr ku bijyanye n'uko abantu bakuru bahinduka abahemu. Twifashisha urubuga rwa wikipedia.org, cyane cyane ku bikorwa byamenyekanye cyane cyane mu mateka nk'ifarasi ya Troie, le cheval de Troie mu gifaransa, yakoreshejwe n'abagereki bigarurira umujyi wa Troie, no ku bisobanuro by'amagambo avuga ubuhemu nka dishonesty mu rurimi rw'icyongereza. Twakoresheje kandi cyane cyane inyarwanda.com, cyane cyane mu nkuru zivuga ku mpamvu zitera abagabo n'abagore gucana inyuma. Twifashishije zikavuga imigani ivuga ku buhemu nk'umugani w'Abakame n'impyisi. Nanone kandi hari urubuga rwa youtube.com ku nkuru zitandukanye zivuga ku buhemu no ku kibazo cyabaye ku Gakiriro ka Gisozi by'umwihariko. Twifashishije kandi amwe mu mategeko akoreshwa muri Repubulika y'u Rwanda agira icyo avuga ku buhemu, ndetse n'itegeko rigenga abantu n'umuryango, n'itegeko rishyiraho igitabo cy'amategeko mpanabyaha. Twifashishije kandi Bibiliya ntagatifu, cyane cyane mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 2 umurongo wa 8, aho bagaragaza uburyarya bwa Herode washakaga kwica Yesu. Mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11, aho shitani igerageresha Yesu kumuha ibyo kurya, icyubahiro n'ubutunzi. N'ivanjiri ya Luka umutwe wa 2 umutwe wa 22 umurongo wa 47, aho watwereka ubugambanyi bwa Yuda ahobera Yesu nyamara ari ukumugambanira. Nk'intangiriro, muri Kamena 2025, kuri zimwe mu mbuga nkoranyambaga hacicikanye amashusho y'abantu basahuraga ibikoresho bitandukanye mu gikorwa cyo kuvanaho igice cy'Agakiriro ka Gisozi. Ni igice cyavugwaga n'ubuyobozi ko kitubahirije amategeko agenga imyubakire. Ayo mashusho yagaragazaga ko hari abantu bari bashishikariye gusahura ibikoresho byahasenywaga, kugeza n'ubwo ngo hari n'aho abasahuraga babishikanuzaga ku ngufu mu ntoki za ba nyirabyo, babihagazeho cyangwa bakabibambura, cyane cyane ibyo babaga bagerageje kwegeranya bakabibambura. Umuntu urebye ayo mashusho yashoboraga kwibaza ibibazo bitandukanye, ariko cyane cyane ati, ese bariya abantu ko bashishikariye gusahura mu nduru ibintu bya bagenzi babo, kandi ari mu bihe by'umutekano ndetse n'ubuyobozi butabishyigikiye, byagenda gute igihe haba ari mu gihe cy'amage? Ese uriya mugabo cyangwa uriya mugore urimo urasahura iby'abandi kugeza n'ubwo abishikanuza mu maboko ya nyirabyo akabyirukankana, azirikana ko aramutse ari we urimo arabikorerwa, turetse icyo kuba yabyishimira, ariko se yabona bikwiriye ko abikorerwa gutyo? Ese ko bari abantu
ko ari abagabo n'abagore basanzwe bakorana bahabwa akazi cyangwa bafashwa na bariya bafite ibikorwa birimo birakurwaho, byagenze bite kugira ngo abari inshuti zabo babe ari bo barashyira imbaraga mu gusahura ibyabo? Ese uriya mugabo cyangwa uriya mugore urimo urasahura ahindutse ate ko asanzwe agaragara nk'inyangamugayo, nk'imfura itakora ibintu nka biriya? Mu gutekereza ku bisubizo by'ibyo bibazo, cyane cyane ku bijyanye n'uko umuntu wari usanzwe agaragara nk'inyangamugayo ahemukira mugenzi we mu bihe runaka, niho havuye imvano y'isanganyamatsiko y'iki kiganiro, ariyo y'ikibi cyambitswe icyiza. Ni ikiganiro kigamije kureba imwe mu mizi y'iki kibazo n'icyakorwa kugira ngo irandurwe duhereye mu rugo. Kandi nubwo nta kwihandagaza ngo mvuge ko hari ubumenyi buhambaye mfite kuri iyi ngingo, kuko hari inzobere nyinshi zindusha kure amakuru, ndifuza gutanga umusanzu ku byafasha mu gukumira imyitwarire nk'iriya, kandi ntangirira inzobere zafasha abantu kubyumva neza kurushaho. Ni ikiganiro kiri mu rwego rw'intego ya kabiri y'urubuga rw'injyana mu byiza, ariyo yo guharanira guteza imbere umuco mwiza. Kigamije rero gutanga umusanzu mu kugabanya umuco mubi w'ubuhemu duhereye mu muryango, ni ukuvuga ku burere umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ahabwa kuva agisamwa, no ku mico mibi njyabuhemu umuntu mukuru yaba umugabo cyangwa umugore yanduzwa cyangwa yadukana bitewe n'abo babana, abo bahura cyangwa abo bakorana, ndetse no ku makuru amugeraho. Ntituri buvuge ku buhemu mu byiciro byabwo bwose, bishobora kuba ari byinshi. Turibanda gusa ku buhemu buvumbuka ku muntu, ni ukuvuga umusore cyangwa inkumi, umugabo cyangwa umugore wagaragaraga nk'inyangamugayo kugeza amuhuye cyangwa umubonye mu bibazo cyangwa mu byishimo, mu bukire cyangwa yahawe ububasha bwisumbuye, ukabona abaye inkundamugayo. Ubupfura arabwiyambuye mu nyungu zo gushakisha umutungo, ibyishimo cyangwa icyubahiro, cyane cyane igihe akeka ko ntawabimubaza cyangwa ntawumubona. Iki kiganiro kirasozwa hatangwa ibitekerezo kuri bimwe mu by'umuntu abona byakorwa kugira ngo hagabanywe ibikorwa biganisha kugira ngo mu rwego rwo gukora ibikorwa biganisha kurandura imico mibi njyabuhemu hagamijwe kongera imico myiza njyabupfura. Mbere yo kwinjira mu mizi y'iki kiganiro ku buhemu, have tubanze duse n'abavuga ku ishusho isigara mu mutwe ku muntu urebye ariya mashusho twavuze dutangira yo gusahura. Ni ishusho y'abagabo n'abagore batwara ibintu by'abandi ku busa batishyuye. Bishoboka ko batari banabifite muri gahunda, ahubwo ko ari uko agatima gakubise ko ari iby'ubusa, kandi ko bakurikije amakuru bafite ko nta nkurikizi mbi zihari. Aho umuntu yakwibaza ati none se umuntu acishirije n'iyigabukungu, ubusa n'ubuntu byahurira he, byatandukanira he? Ubuntu n'ubusa. Mu kiganiro cyagiye kuri uru rubuga ku itariki ya 8 Kamena 2025, cyari gifite insanganyamatsiko igira iti ubuntu ku isoko. Hasobanuwe icyo ubuntu cyari cyo, akamaro kabwo n'aho bugarukira. Muri make, ubuntu ni uguhabwa ibyo ukeneye ntacyo wishyuye,
cyangwa ku kiguzi kiri munsi y'icyo wakagombye kwishyura. Amakuru arambuye ku buntu, uwaba atarakurikirana icyo kiganiro namurarikira kugikurikira, yayabonamo. Ni mu gihe ubusa muri bwo habuzemo ingingo yo gukenera, nta n'iyo gutanga irimo. Ibyo bizakorwa igihe cyose igihe ikintu cyangwa se igice cyacyo gitanzwe nta mpamvu, ibyo bita mu rurimi rw'icyongereza wasteful expenditure, cyangwa se ufashe ibintu utabihawe kandi ntiwishyure ikiguzi cyabyo. Imbonerahamwe igaragaza uko ubuntu n'ubusa zibangikanye ku kiguzi cya zeru, zihereye kuri zeru, aho ubuntu bugana mu gice cy'ikiguzi kigenda cyiyongera, ikiguzi mu rwego rw'imibare ariteranya kuva kuri zeru ugana ku 5,000, n'ubusa mu gice cy'igihombo kigenda cyiyongera mu buryo bw'imibare ni kuramo, kigaragazwa na kuramo, ni ukuva kuri zeru ugana kuri kuramo 5,000. Niyo mibare yakoreshejwe hano kugira ngo dushobore kugaragaza iyo mbonerahamwe. Muri iyi mbonerahamwe umurongo w'icyatsi kibisi uragaragaza uko ingano y'ibikenewe igenda igabanuka bijyanye n'uko ikiguzi kigenda cyiyongera. Ubuntu ni ingano y'iri munsi y'uwo murongo yawo, ni ukuvuga ibyo abantu bakeneye ariko badafite ubushobozi bwo kwishyura, bityo bakaba bagobokwa n'ubitanga akabibaha ku buntu. Ni mu gihe umurongo utukura wo uragaragaza uko ingano y'ibifashwe ku busa itita ku kiguzi cyabyo, kuko ubifata cyangwa usahura cyangwa uwiba afata ingano ashyikiriye atitaye ku kiguzi cyabyo. Tugerageje kubishyira mu ncamake, ubuntu buri mu gice cy'iburyo, aricyo kigaragaza ukwiyongera kw'ibyishimo k'utanga ibikenewe, kandi twabonye ko umuntu ufite imyaka y'ubukure wese afatwa nk'uzi gushyira mu gaciro ku buryo ahitamo ibyiza. Naho iruhande rw'ibumoso rw'iyi mbonerahamwe ni igihombo, ni ubusa, aricyo gihombo kuwamburwa umutungo, ibyishimo, icyubahiro ndetse rimwe na rimwe n'ubuzima ku maherere. Imyitwarire y'umuntu yaba umugabo cyangwa umugore muri buri gice iratandukanye. Mu gihe iby'ubuntu bigenda bigabanuka uko ikiguzi kigenda cyiyongera, uri mu ruhande rw'iby'ubusa we ntiyita ku kiguzi byakaguzwe, atwara cyangwa asahura ingano y'ibyo ashoboye byose gushyikira atitaye ku kiguzi cyangwa akamaro byakabaye bifite, bigashyira no mu gihombo uwari ubitunze. Uwari ufite ibi bikenewe bigatwarwa ku busa aba ahemukiwe n'ubitwaye, kuko aba amushyize mu gihombo. Twakwaza ngo ubuhemu ni iki? Ubuhemu ni ijambo rikomoka ku nshinga guhemuka. Ni ijambo risa n'iryumvikana kuri buri muntu wese, ariko rihabwa igisobanuro bitewe n'icyiciro cy'ibibazo bikoreshejwemo. Nko mu bijyanye n'imibanire y'umugabo n'umugore bashyingiranywe byemewe n'amategeko, mu itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2024 ryo kuwa 26 Kamena 2024 rigenga abantu n'umuryango, usanga ubuhemu bufatwa nko kutubahiriza amasezerano bagiranye mu gihe cy'ishyingirwa ryabo. Naho mu itegeko ngenga nimero
07 akarongo kaberamye 2012 akarongo kaberamye OR ryo kuwa 2 Gicurasi 2012 rishyiraho igitabo cy'amategeko ahana cyane cyane mu ngingo ya 322 bigaragara ko ubuhemu ari uburiganya, gutagaguza ibintu by'undi, kwangiriza undi no kubonerana undi kubera intege nke afite. Ni uburiganya aho umugabo cyangwa umugore ufite imyaka y'ubukure abeshywa cyangwa yizezwa ibintu byiza nyamara ariko ikigamijwe ari kibi ndetse akenshi kidatinda kwigaragaza. Mu itegeko nimero 69 akarongo kaberamye 2019 ryo kuwa 18 Ugushyingo 2018 rihinduye itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Usanga ubuhemu mbere na mbere ari icyaha kijyanye n'ubusambanyi bukozwe n'umugabo ukoranye imibonano mpuzabitsina n'uwo batashyingiranywe cyangwa utubahirije amasezerano bagiranye mu ishyingirwa. Mu migani no mu buhererekane mvugo tubona ubuhemu nko gukora ubugome cyangwa kutitabwaho n'umuntu, yaba umugabo cyangwa umugore wari uzi ko ari inshuti yawe cyangwa ari inyangamugayo ariko ko atatinyuka, wari uzi ko atatinyuka kugukorera ibintu nk'ibyo. Ubuhemu cyane cyane bwigaragaza mu ishusho y'icyiza nyamara ikigambire wari kabutinde. Urugero rw'ifarasi Abagereki bahayeho impano abo mu mujyi wa Turuwa rwumvikanisha neza ubu buhemu. Abagereki bari barananiwe gutsinda Turuwa, bigira inama yo kubagira inshuti bigera naho babaha impano y'ifarasi nkorano ikoze mu biti by'agaciro. Bakoze iyo farasi imbere bashyiramo ingabo zifite intwaro, bayijyana muri Turuwa, yakiranwa na yombi, barayishimira cyane. Nyamara bigeze nijoro za ngabo zimena ya farasi zisohokamo, zikingurira imiryango izindi ngabo z'Abagereki, maze zirara mu bategetsi n'abaturage ba Turuwa zirabamara. Turuwa ifatwa gutyo hakoreshejwe impano kabutinde. Hamwe n'izindi ngero nyinshi buri wese yakwishakira mu mateka atandukanye, ubuhemu bujyana kenshi no guhemukira utabigutekerezagaho. Nyamara we indwara y'ubuhemu yanduye cyangwa se imico njyabuhemu yatojwe ikazamurwa no gushaka gushimisha irari ry'umubiri, ubutunzi, icyubahiro, ububasha ku bandi cyangwa gutinya kubitakaza. Muri iki kiganiro twavuga ko ubuhemu ari ugufata cyangwa ugutanga umutungo, ibyishimo cyangwa icyubahiro by'undi, yaba umugabo cyangwa umugore cyangwa ikigo runaka ku busa cyangwa munsi y'agaciro nyako kabyo, atabanje kubyemera cyangwa yabeshywe impamvu zituma abyemera. None se ubuhemu bukomoka he? Ntawavuga ko yasobanura neza impamvu zitera ubuhemu ngo aziheze, ariko muri iki kiganiro turagira icyo twazivugaho, cyane cyane duhereye ku rugo. Ubuhemu ni indwara y'imitekerereze yanduza. Abahanga benshi nk'umufaransa Jean-Jacques Rousseau wo mu kinyejana cya 18 ahamya ko umuntu wese avuka ari mwiza, ko abantu ahura nabo ari bo bamwanduza ibibi bimugaragaraho.
abantu bifitemo indwara y'ubuhemu bayanduza abo babana nabo, baba abana b'abahungu cyangwa abakobwa, baba abagabo cyangwa abagore bahura nabo mu buzima bwa buri munsi. Abahanga benshi nanone bahuriza ku kuba ikibabaje ari uko abo barwayi baba batazi ko barwaye, baba bazi ko ari ibisanzwe ndetse ko ari ibikwiriye. Ni indwara yigaragaza cyane ari uko umuntu, umugabo cyangwa umugore, abona havuyeho cyangwa akeka ko havuyeho imbogamizi zatuma ahanirwa mu buryo bwo guseba cyangwa bw'ibihano biteganywa n'amategeko bitewe n'ubwihisho afite, ubushobozi afite, cyangwa ubwoba bwo gutakaza ubuzima, umutungo, icyubahiro cyangwa ibyishimo runaka. Mbere y'ibyo umuntu aba agaragara nk'inyangamugayo, nk'imfura y'u Rwanda. Kugabanya rero ikwirakwira ry'ubuhemu ni ukongera imbaraga mu kuvura abafite iyo ndwara kugira ngo bagabanye kwanduza abo bahura nabo. Ni umuti watangwa n'umuco, hamagarwa umuntu wese, yaba umugabo cyangwa umugore ugaragaweho n'ubuhemu, byananirana hakitabazwa amategeko ahana ubuhemu ubu n'ubu, kandi hagakorwa ubukangurambaga bugaragaza ububi bw'ubuhemu nk'ubwo. Cya kabiri, ubuhemu ni ingaruka z'imibereho njyabuhemu umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa, umugabo cyangwa umugore abamo. Abahanga batandukanye iyo mibereho bayishyira mu byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni imikurire y'umwana iyo itabungabunzwe uko bikwiye, aho umwana atabona uburyo bwo kugaragaza icyo ashaka, ntafashwe gusobanukirwa n'ingaruka mbi z'igikorwa cy'urwango ku bandi no kuba asa n'utemewe, bityo agashaka kwigaragaza mu bandi ko ahari. Icya kabiri ni abadukikije n'ibidukikije. Uburyo abadukikije babayeho, aho usanga nk'amakimbirane mu muryango atuma umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa afata ko amahane ari ikintu gisanzwe, akayamvugo mbivuga ngo akaruta kandi karakamira, kandi kakagombye kukabungabunga kagateza imbere. Hari kandi ibidukikije nk'amakuru y'urugomo, cyane cyane umwana yaba umuhungu cyangwa umukobwa akura mu binyamakuru, muri filimi, ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi bishimagiza cyangwa se bishishikariza umuntu urugomo n'ubuhemu. Icya gatatu ni imihangayiko igizwe ahanini no kwibaza ngo iki kintu iki n'iki nzakigeraho gute, iki kintu cyangwa uyu muntu azatuma mbura cyangwa se hagabanuka ibyo nari mfite cyangwa niteze ku mutungo, ku byishimo cyangwa icyubahiro. Ku bakoresha Bibiliya dusangamo ingero nyinshi zo guhemuka gushingiye ku irari ry'ibintu, icyubahiro cyangwa ubutegetsi, n'ingero zijyanye no gutinya kubura ubuzima, ubutunzi, icyubahiro cyangwa ububasha runaka. Icya kane ni ubuzima bwo mu mutwe butameze neza uko bukwiye, bitewe no kubona cyangwa gukeka guhura n'ikintu runaka cyagukomerekeje mu buzima, cyangwa umuntu runaka wabigizemo uruhare, bityo umuntu, umugabo cyangwa umugore, agahemuka mu rwego rwo kwikingira icyo kibi, ngo yagukanze ntibe inturo. Byaba uburwayi, yaba umugabo cyangwa umugore runaka agendana,
yaba imibereho mibi njyabuhemu abamo bishobora gutangirira mu rugo igihe abarugize bafashe uburwayi njyabuhemu cyangwa imibereho njyabuhemu nk'ibintu bya ngombwa byabageza ku byiza. Aha niho twakwibaza ngo indwara n'imibereho njyabuhemu byiyambitse kuba ingirakamaro ni ibihe, bigaragara gute? Indwara njyabuhemu yanduzwa kenshi hashimagizwa ikibi kigaragara nk'icyiza cy'ingirakamaro. Ni kenshi ushobora kubona umwana w'umuhungu agirira nabi wenda umwana w'umukobwa, nyamara akaba yashimagizwa ngo ni agahungu umukobwa ajya kubaha. Ni kenshi umwana runaka yaba afite imbaraga akazikoresha akubita abo babana, maze ababyeyi bakamubwira baturi akagabo jya ubakubita, cyangwa bajye bakureka niba ari nk'umukobwa bati bajye bakureka ntibazi kuri inshinzi. Ni kenshi mu rugo hari ababyeyi babwira abana batugera hano mumubwire ko tudahari, kutazi aho twagiye kandi bahari. Ni kenshi haboneka umubyeyi udaharanira kumenya aho ikintu runaka umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa afite aho cyavuye n'uburyo cyabonetsemo, agashimishwa gusa nuko bakifashishije. Ni kenshi uzasanga hari umwana ucura abandi iyo basangira, ugasanga arashimagizwa hakoreshejwe imvugo mbi ngo umwana ni uw'ijanja, kandi byakabaye umwana n'usangira n'abandi. Ni kenshi hari abantu bumva bikwiye ngo akaruta kandi karakamira, kandi byakabaye ko akaruta kandi karagakiza, n'ibindi byinshi. Izi ni zimwe mu ngero z'inyigisho cyangwa inama zihabwa umwana ndetse n'umuntu mukuru runaka, zikagenda zimushyiramo umuco mubi wo kutita kuri mugenzi we, ko ahubwo aho bishoboka yamwiba umugono, ari byo kumufatirana mu bibazo, mu ntege nke, mu bumenyi buke cyangwa mu cyuho cy'amategeko, maze akamwiba, akamusahura cyangwa akamuhohotera aho kumurengera. Ni kenshi hari aho umuntu yaba umugabo cyangwa umugore ashishikarizwa ko umuntu akameza aragiye, n'izindi nyigisho cyangwa nama zituma umuco njyabuhemu ushobora kugenda ukura, ukagendanwa bwiyorobetse, ariko igihe runaka ugatungurana. Ni ryari rero ubuhemu bwari busanzwe bwiyorobetse bwigaragaza? Abahanga batandukanye bahuriza ku mpamvu 10 zikunze kugamburuza umuntu, yaba umugabo cyangwa umugore, ubuhemu bukigaragaza. Izo mpamvu ni iya mbere ni ukwikunda, aho umuntu yaba umugabo cyangwa umugore abeshya kugira ngo yirengere. Iya kabiri ni ugutinya ingaruka mbi zabaho uramutse utemeye ubwo buhemu. Iya gatatu ni ukudatatira urungano, hari uhemuka kubera kwanga gutandukana mu bikorwa n'itsinda asanzwe abarizwamo, icyiciro runaka asanzwe abarizwamo, ngo bagira ngo iki, ngo nanjye ndi kumwe nabo. Cya kane, hari ukutagira impuhwe, hari igihe umuntu yaba umugore cyangwa umugabo
adatekereza ku ngaruka z'ikiba agiye gukorera mugenzi we, ngo nawe yishyire mu mwanya we yumve uko byaba bimugendekeye. icya gatanu ni amahirwe yigaragaje. kubona ko igikorwa kigiye gukorwa kiri mu bukungure nta kiguzi kandi ubona ko nta nkurikizi, ukabifata nk'amahirwe yigaragaje ugomba gufatirana. icya gatanu ni ukutamenya neza igikwiye. hari igihe umuntu aba umuhemu, yaba umugabo cyangwa umugore, kubera ko adasobanukiwe neza n'ibyo akora, ashobora gukora mugenzi we ikibi yatekerezaga ko ari cyiza. icya karindwi ni ukugira abantu wirunduriramo nk'icyitegererezo cyawe. iyo umuntu afite abantu afata nk'icyitegererezo, bashobora kumujyana mu buhemu atabitekerejeho, kuko nyine afata ko ibyo bakora ari byiza, ari ngombwa kubikora nawe. icya munani ni ukwiheba, ukumva ko ibibazo ufite nta kundi byakemuka usibye kugana inzira y'ubuhemu. icya munani ni imico gakondo. kuba umuntu yaba umugabo cyangwa umugore akumvishwa n'umuco akomora mu muryango cyangwa mu mateka runaka ko ari ngombwa gukora ikintu iki n'iki kibi, ko ari ngombwa rwose kugira nabi, gukora kiriya kintu kibi, kubera ko nyine yabirazwe n'umuco cyangwa se mu muryango. icya cumi ni ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. ibibazo byahungabanyije umuntu bishobora gutuma ahitamo guhemuka iyo akeka ko agiye guhura n'ibisa nabyo. mu rwego rwo kubyirinda no kwirinda, akaba yahitamo guhemuka. muri make, ubuhemu ku muntu wagaragaraga nk'imfura bwigaragaza agize uburakari bukabije, ubwoba burenze urugero, ahuye n'ibibazo bikomeye, agize ibyishimo birenze, cyangwa abuze uko agera ku byifuzo bye by'igihe kirekire. usanga buri muntu wese, yaba umugabo cyangwa umugore, ashobora kuba yaranduriye mu muryango iriya ndwara y'ubuhemu, cyangwa yarahuye n'imibereho mibi mpamagarabuhemu, ashobora gutungurana akagaragarwaho n'ubuhemu ku buryo ndetse burenze ubwo abari basanzwe bafatwa nk'abahemu. iyo ageze mu isuzumiro ry'uburakari bukabije, asumbirijwe n'ubwoba bwo gutakaza ubuzima cyangwa ubutunzi, ibyishimo cyangwa ukugera ku cyo yifuza ku ruhande rumwe, cyangwa ahuye n'ibyishimo birenze, ubukire cyangwa ububasha bwisumbuye, mu kanya nk'ako guhumbya, ubupfura akaba arabutaye, agannye inzira y'ubuhemu. wabonaga ari inyangamugayo, wabonaga ari imfura. tugana ku musozo. mu gusoza iki kiganiro, twabonye muri make ko ubuhemu bushobora kwiyorobeka mu muntu, yaba umugore cyangwa umugabo, kandi bukiyorobeka atabizi, ndetse n'abamubona nabo ntacyo babubonamo, kugeza ageze mu bigeragezo, agize ibyishimo birenze, ahawe ububasha bwisumbuye, cyangwa yijejwe uguhazwa kw'ibyifuzo bye bukabona kwigaragaza. ubwo buhemu umuntu aba yarabwanduye cyangwa yarabutojwe nawe, akabwinjiza muri we akenshi atabizi. ni ngombwa ko hagira ibikorwa n'imyitwarire bigabanya ubuhemu,
bigateza imbere imico myiza njyabupfura. Muri make habaho ibikorwa bigamije kwirinda gutoza abana n'abantu bakuru imico njyabuhemu ishishikariza umuntu kwikunda. Cya kabiri, gufata akanya ko gutekereza neza ku ngaruka mbere yo gukora igikorwa dutewe n'uburakari, irari ry'umubiri, inyota y'umutungo, iy'ububasha cyangwa y'icyubahiro. Cya gatatu, kwibutsa ubutitsa abantu mu byiciro byose ingaruka mbi z'ubuhemu, bazirikana ko icyo utifuza ko abandi bagukorera nawe udakwiye kugira uwo ugikorera. Icya kane, guharanira gufasha abahungabanijwe n'ubuhemu bagiriwe gukira ibikomere ngo bitabaviramo nabo kugira imyitwarire njyabuhemu. Cya gatanu, kuzirikana ubutitsa, ibiranga ubupfura. Igihe umuntu ari imbere yo guhaza irari ry'umubiri, imitungo, ububasha cyangwa icyubahiro, akagira ati oya, nta mpamvu n'imwe yatuma mpemuka, ndi imfura. Hakenewe inama no gukosora aho bikwiye kugira ngo hatangwe umusanzu wubaka ubupfura mu buryo burambye butagamburuzwa n'imihindagurike y'ibihe. Murakoze, mugire amahoro y'Imana.